Success demands ubundi gutsinda 6 things. bisaba ibintu bitandatu, kandi ibyo bintu bitandatu ntihagire na kimwe kiburamo, byose bigafatikanya bigenda. 1. Icyambere, Hard work. gukora cyane nicyo kintu cya mbere bisaba. Gukora cyane, ubundi ntukizerere mu mahirwe, Even hard work. jya wizerera mu gukora cyane. 2. Icya kabiri, Patience. jya wiga kwihangana. If you are losing the patience, Iyo ubuze kwihangana, then you are losing the battle. uba warangije gutsindwa urugamba urimo uko byagenda kose. Sacrifice. Icya gatatu ni ukwiga gutanga ibitambo, If you don't sacrifice for kubera ko iyo udatanze ibitambo what you want, ngo ugere ku byo ushaka, then what you want becomes the sacrifice. birangira bya bindi washakaga ahubwo ari byo bibaye ibitambo, bikabigenderamo ntubigereho. Icya kane, Consistency. guhozaho, Consistency is what transforms kubera ko buriya guhozaho average into nibyo bituma ibintu bikomera excellence. ndetse bikaba byiza kurushaho, bikaba birenze. Icya kane, discipline. ugomba kugira disipurine. Motivation gets you going, buriya ijambo ryiza ryatuma ukomeza urugendo, but discipline keeps you growing. ariko disipurine yituma waguka. 6. Hanyuma icya gatandatu, Self-confidence. jya wigirira icyizere muri wowe. Confidence is not like they will like me. Confidence Icyizere ugomba kwigirira si cya cyizere kivuga ngo ese ubu abantu barankunda cyangwa ntabwo bankunda. is I'll be fine if they don't like me. Icyizere ugomba kwigira ni cya kindi kivuga ngo nta kibazo nibatankunda, Give up. mpfa kuba ndi gukora ibyo nkunda. Rero ntukave ku bintu kugera igihe utsindiye, nicyo kintu uba ugomba gukora muri byose.